Amazina yanjye nitwa Tufurahi Viateur. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abefeso n'ibice bibiri. Mutware ijambo ngo gukizwa n'ubuntu. Namwe yarabazuye. Mwebwe bari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza mwamutegeka ikirere, ariwe mugukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twaraho kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana ukora umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya. Ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko tuzura nawe, itwicaranye nawe mu ijuru rye bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza bizerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Haleluya. Amen. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turawe ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tugenderemo. Amen. Itegura umushinga wo kurokora umwana w'umuntu. Haleluya. Yesaya yatangiye kumanura ngo Mose muhanuye akoresha yanzuka y'imute ku giti. Yesaya nawe aramanura ati dore umwana yatuvukiye, azitwa Emmanuel, azitwa igitangaza, azitwa umuziranenge, n'ibindi byose. Haleluya. 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 Kristo rero araza kuko ibitambo amaturo byose ntacyo byari bikimaze. Uwiteka aravuga ati amaraso y'ibitambo nta kintu amaze, nta kintu yakora. Harimo amanyanga, harimo no kubeshya, aravuga ngo dukize inda z'abatambyi. Kandi umuntu w'umukene ntashobora kubona inka y'uyu munsi ngo abone n'ejo bundi, negomba kubona intama y'ejo bundi n'ejo bundi, negomba kubona inuma y'intungura. Uyu munsi wa none jyewe Uwiteka Nyiringabo ngiye gukiza umwana w'umuntu nkoresheje umwana wanjye w'ikinege Kristo Yesu. Haleluya. 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 Ariko ijambo ryavuze ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera batarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Ngo ni urukundo rw'Imana. Ntabwo urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kawunga, ndacyabivuga. Niyo tugiye gusenga usanga ibyo byifuzo byinshi cyane dufite. Haleluya. N'ibyifuzo twandika ku mpapuro akenshi usanga ibyo ngibyo, ariko ntabwo urukundo rw'Imana rugaragarira aho ngaho, kuko n'umuntu tuzi ko ari Imana cyane kurusha abandi ahari nawe yarasonzaga. Sibyo? Niba bahiriye barasonzaga, kuki Imana itabaga ibiryo? Niba Mose barasonzaga, ni kuki Imana itabaga ibiryo? Ntabwo Imana caringa ku mibiri yacu rwose. Ushobora kwambara ipantaro imwe kandi Imana igukunda kurusha abandi. Ndabeshya? Ushobora kwambara ipantaro imwe Imana igukunda kurusha abandi. Ushobora kuba ugashaka ntubyare kandi Imana igukunda kurusha abandi. Imana iragoye kuyumva no kwisobanukirwa. Gusa urukundo rw'Imana rwo tugomba gushyira imbere, naho ibindi byose rwose tujye tubireka dukurikirane ubugingo buhoraho. Mwe datavuze ngo rwose ndatanga itangazo ry'uko anytime Yesu ashobora kugaruka. Yesu rero araza kandi vuba. Haleluya. 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 Yesu rero araza acungura umwana w'umuntu, araza ku musaraba. Haleluya. Korali yabiririmbye ati Yesu yabirangije. Ageze ku musaraba nibwo avuga ati ndabirangije byose. Haleluya. Haleluya. Iyi ndabirangije rero hari abantu bayifashe ukundi baragenda barayoba, barangije baguhisha n'abandi, bagusha n'amazuru cyane rwose. Abantu bigisha ubuntu bakabwigisha babucuritse rwose. Niyo nahanga baje bihangane, reka bivuge ngo byose yarabirangije, ngo Yesu yakuye ibyaha bya kera n'iby'uyu munsi n'iby'ejo bundi. Bivuze ngo nimwana n'umukobwa n'umusambanya ngo kanya nta kibazo, kuko yarabirangije Yesu. Niyo kwesikoruka Yesu yarabirangije. Ibyo ni ikinyoma. Icyo ni ikinyoma. Icyo ni ikinyoma. Yesu yarangije ibyaha twakoze kera, ariko ibyo munsi uyu munsi ntabwo birangije. Dufite
urubanza, ngomba kwihana. Ngomba kugete, ngomba kwihana. Ngomba kwihana. Haleluya. Kuko uhereye isezerano rye byose bivuga kwezwa, bikavuga kwihana. Niba se yarabirangije, kuki ba Paulo bavuga ngo mwiyeze? Kuki bavuga ngo mwihane? Kuki Yohana yishuye Patimo avuga ngo ni mwihane, ngo hari bamesera ibishura byabo mu maraso y'intama w'Imana, ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ayo magambo yavugiraga iki? Ni Yesu yamwishuye Patmos. Abantu nibihane ubwami bw'Imana. Twihane rero, tugomba kwihana kandi tukihanira kureka ubuntu bw'Imana. Ntabwo twabaha gupfusha ubusa. Pawulo yaravuze ngo ariko se dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ngo ntibikabeho. Ngo ni gute umuntu yaramira mu byaha? Ubuntu bwaje gukora iki? Ubuntu bwaje kuvanaho inka, buvanaho ihene, buvanaho intungura, buvanaho n'abariya batambyi. Hanyuma wa mwenda w'uruhanga wose uracika kugira ngo buri muntu wese aze hano. Haleluya! Haleluya! Kugira ngo buri muntu wese aze hano. Ubwo ni bwo buntu. Haleluya! Ubwo ni bwo buntu. Nta kiguzi. Nta kiguzi. Nta kiguzi. Ubwo ni bwo buntu. N'umunyabuntu waje hano rwose yihangane, turamutangariza ngo ubuntu ni iki? Nuko bya biguzi byose byavuyeho. Uyu munsi none Kristo avuga ngo nawe narakubambiwe, nawe narakupfiriye, nawe narakupfiriye, nawe narakupfiriye, nawe narakupfiriye, nawe narakupfiriye. Imana yishuriye Yesaya mu gice cya 2:16 ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga ngo naye ibyaha byacu byaba tukutuku bikamera nk'umuhemba, ngo ndabihindura umweru bise na shelegi. Haleluya! Bivuze ngo nta cyaha na kimwe Imana idakuraho. Haleluya. 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 Yesu ajya ku musaraba aravuga ngo birarangiye. Mwami wacu aratanga. Amaze kuzuka ku musozi wa Elayono abwira abigishwa bati gendagiye kandi nzabohereza Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera nabamunukira muzabagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Samariya kugeza ku mpera z'isi. Gusa mugume i Yerusalemu niho Mwuka Wera azabasanga. Haleluya. Ivugabutumwa riba riratangiye rya Kristo Yesu. Itorero riba riratangiye. Amacaci ya Christianism yose aba aratangiye. Haleluya. Hanyuma turaje tugeze mu Efeso ibice 2. Pawulo kubwira abantu ubutumwa bwiza. None ntacyo babwira ibitambo, ntacyo babwira abahanuzi, ntacyo babwira abandi, ari kubabwira ngo namwe yarabazuye. Haleluya. Haleluya. Impamvu Kristo yemeye ko ijambo turisangira ngo namwe yarabazuye ni ukugira ngo umuntu urahanga utarazuka azuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo rimuzure, ijambo niryo ribyara, ijambo niryo rizura. Haleluya. Satani arica ariko ijambo ry'Imana rikazura. Haleluya. Haleluya. Impamvu ijambo rije kugira ngo uwari wapfuye uyu munsi azuke mu izina rya Yesu. Impamvu ni iyi. Pawulo yaganiraga n'aba Efeso, hanyuma ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ababwira uburyo Kristo yaje, ababwira impano y'Imana, ubuntu bw'Imana, arababwira anje ababwira ati ko mwanga mwese. Haleluya. Namwe yarabazuye, mwabari bapfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu byo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mu gukorera muhatumvira. Haleluya. Hari umwami w'iki kirere ari we Satani wamanukanye na kimwe cyangwa cy'abamarayika bahinduka abadayimoni. Iyo myuka mbi yose niyo iza igapropagatinga mu mitima y'abantu, hanyuma abantu bakishora mu ngeso mbi. Abo bantu rero natwe cyane ko twari tumeze, abo bantu Bibiliya bita intumbi, bari barapfuye. Bibiliya bita iki? Intumbi. Hari intumbi rero ebyiri ndagira ngo tuzivugeho. Hari intumbi ebyiri. Hari intumbi ziri hanze y'urugo, hakaba n'izindi ntumbi ziri mu rugo zuriye inkiki. Murabyemera? Imana ishobora ko tubyemera twese hamwe. Hanyuma ubwo uwumvaga ari intumbi, Bibiliya ndi kwivugana gura amagambo yanjye kandi nawe ntunze urutoki kuko nanjye ndireba, nanjye nditekerezaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana turyakira ijambo ry'Imana, turyakira ijambo ry'umuntu wavuye i Kigali, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Haleluya.
kuko Yohana ahishurirwa ari mu kigo cy'i Patimosi yahawe ubutumwa ashyira itorero ry'i Sarodi. Yesu aramubwira ngo genda ubwire ngo nzi imirimo yanyu kandi nzi ko ufite izina ry'ukuri ho bari kutariho. Uri intumbi nubwo abantu bakubona ugenda, nubwo abantu bakubona uhanura ari kuri intumbi, nubwo abantu bakubona uvuga ubutumwa bwiza washyize muri koti uturutse i Kigali ari kuri intumbi, nubwo ubatiza bashyira muri Yorodani ari kuri intumbi, nubwo hanura ari kuri intumbi, nubwo uvuza gitara abantu bakemera uri intumbi, nubwo uri intumbi. Mwese ko muri aho ngaho murabizi, muzi abantu tujya dufatira mu cyuho kandi twabemeraga ziriya bari intumbi. Haleluya. Ariko Yesu abiteguye kuzizura mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu abiteguye kuzizura ngo nzi imirimo yawe, ngo ufite izina ry'ukuriho. Aya mazina turabafite: Bishop, Apostle, Diakoni nkanjye, Perezida wa Korali, Perezida wa Sebu, Umuvugizi. Aya mazina yose ni amazina agaragaza ko turiho, ko turi abantu bakomeye. None hari n'andi mazina none y'abanyaburayi twabatijwe, hari amazina John, ayo mazina n'ay'idini. Ayo mazina niyo agaragaza ko turiho. Ariko Yesu yararebye ugenda bambwire ngo ufite izina ry'uko uriho ariko ntabwo uri intumbi. Imana turengere kandi tugire neza. Ariko uyu munsi none, haleluya, Yesu yaraje avuga namwe yarabazuye, izo ntumbi yarazizuye. Haleluya. Izo ntumbi yarazizuye ubwo zazituzize ibicumuro. Haleluya. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi kugakavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Tugere muri kavukire, kugakavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya mwinshi. Nta muntu mvuga, reka njye nivuge. Haleluya. Reka njye nivuge. Ndi mwarimu. Burya mwarimu angiye atanga ingero ku bandi cyangwa se akitanga ingero. Reka njye nitanga ingero. Munega amatwi. Navutse mu muryango w'abantu benshi, kuko sokuru yari afite abagore 12. Mwihangane. Ukomeza kugira se nawe rero urugero urumva kavukire iwanyu, urebe niba ari ukwiye kwicara aha ngaha n'ibitabo mu bya Kristo. Haleluya. Navutse sokuru afite abagore 12, ariko njyewe nabonye n'amaso yanjye ni 6. Rero umuyobozi ku gihe cye muri za 40 igihe cy'abami yari umuyobozi n'intanga ushobora kubatwaza. Rero umuyobozi nyuma n'ahantu ageze kuzigera ageze cyangwa ku murenge akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara. Bazo tubye bindi bacu twavuga za Burundi za Uganda. ahubwo bari bake urebye ntazi. abaturage bagushyira ibyo kurya no kunywa. Kandi buri rugo hari harimo gicaniro kota altari, gicaniro dutambiraho. Nawe rero buri rugo habaga harimo igicaniro. Noneho njyewe kwa papa noneho naho cyari kirije mu rugo. Bivuga ngo abahungu ba sokuru bose nabo bagafite igicaniro mu rugo. Nanjye kuko ndi imfura ya papa, igicaniro narakibonaga. Tugatamba ibitambo natwe, ihene cyangwa intama cyangwa n'inka. Ubwo ni famiye kwa papa na famiye kwa mama ari uko bimeze. Urumva kavukire? Ubu nakabaye mfite mikoro nkababwira, ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Imana ari umutunzi w'imbabazi, niyo mpamvu mvuga aha ngaha nta cyana kimwe Imana itababarira. Nari indushyi, nari ndi intumbi, none uyu munsi ndi muzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo bintu biragenda birakura bizamukiye mu bwonko bwanjye,
birazamuka tukumva ariyo mana nyine, tukumva ariyo mana. Niba yavuga ibigirwamana mujye mwemera ko bibaho, birahari rwose, birahari. Hari abantu nyine baba bahagarariye bitwa abapfumu, abagirwa batanga n'ibitambo. Izo mana zirahari, ntimukajye muzitinye, ntimukajye muzipinga ngo ni ukubeshya. Zirahari. Izitwa za Nyabingi, izitwa za Nyirabiheko, ayo mazina yose, izo mana zirahari. Haleluya. Niyo mpamvu ivugabutumwa rizahagarara nuko Yesu agarutse. Haleluya. Noneho njyewe nabaga kwa nyogokuru, iwacu bari batuye nk'hariya, nyogokuru atuye nk'ahantu, tubaga muri compound imwe. Nkamuraza nyine nazokuru yabaga ari aho ngaho, nabo bafite ikindi gicaniro, baba bashyiraga inyama z'intonorano tukazirya, imitsima bavugiyeho amagambo tukayirya, inzoga bavugiyeho tukazinywa. Iyo ni kavukire. Noneho gushaka abagore benshi biragenda byafekitinga family yose, ubusambanyi buragenda buba umuco. Dufite imyenda mu miryango y'iwacu. Bavuga abana bavutse mu yaka mu byumba gutyo. Mu byumba. Haleluya. None wowe uramutse tutagiye mu buntu bw'Imana, wowe urumva amamikoro, urumva wansengera nka umudiyakoni, urumva wanshyira muri komite mpuzabikorwa. Ibi ni byo Pawulo avuga, uko bwa kavukire y'iwanyu mwari mukwiye kugirwa umujinya mwinshi. Kamabwira gashyira nakoze muri Saint Andre, ko ngeze muri Saint Andre Nyamirambo, kuko nabonaga imigenzo y'iwacu bakora bajya guterekera n'iki no gusenga. Niyo gupfukama mu nguni ukavugana n'umukurambere. Nk'uko nyine tubwira Imana tuyizeye, niko twabwiraga izindi mana. Kavukire n'ibyo agatsindwa n'Uwiteka. Kavukire ni cyane karande. Saint Andre njyayo nabonye mwese muri butoya kuri gihe ndabaruta. Ko nagiye muri 1991. Sibyo? Kandi mwese murabo muri za 2001, 2002 gutyo, na 3 na 4 gutyo. Bagiye muri 1991, hanyuma bagenda kabaga muri home nziza, ifite amakaro, ifite mu kintu cyose. Hanyuma ngiye kugira ukuntu nigenza kwiherera, hanyuma tuwati za kizungu nyine nzamuye ka kantu kabaga acitse mazi nagenda kuvuga ni karabaye umuturage burangije. Nakoze iki? Nkuko umukristo agira ikibazo akajya guhamagara Imana, nanjye ngiye guhamagara Imana ziwacu. Ndagenda njya munsi mu ruhafu rw'inzu, ndapfukama mpamagara nyogokuru, kandi yamaze imyaka 5 apfuye. Ndamuhamagara nyogokuru rwose, ndengera ndapfuye rwose, ndapfuye. Ndangije gusenga, ndagenda kuri prefe, Dizatide niwe wari ushinzwe home. Ni yariye. Rero namubwira niba byagenze ko rwose mbabarira atigende n'ikibazo. Haleluya. Rero hari igihe Imana ikora ibintu twe tukabyitirira izindi mana. Imana yarengiriye neza, itaneje abantu, ica muri prefe agira neza, si iyo tuwati sinayishyura, ngiye nibwira ko nyoko nahamagaye rero wabikoze.